Bahaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi mbibutsa ko ari Sumba TV. Ngira ngo benshi aho dutuye cyangwa se aho dukorera ibinyenzi byaratuzengereje ndetse twara dushaka umuti wabirwanya ukabica burundu, ariko biragenda bikongera bikagaruka. Ese niki gituma bitahacika aho byageze? Reka nkubwire ko ibyo byose urashira amatsiko ndetse ukava umenye n'umuti wawe urwanya ibinyenzi ukaba bica burundu. Ibinyenzi ni ibisimba bikunda umwijima cyane, ntago bikunda ahantu habona cyangwa se ahantu hari abantu. Bizi kumva cyane ku buryo ahantu kiri bigoranye cyane kuba wakibona, ndetse mbere kugifata cyo kiba cyamaje kwiruka cyane cyarenze. Bikunda ijoro kandi bigakunda ahantu hatuje cyane hacecetse. Amasaha y'ijoro cyane cyane nibwo byirara mu cyumba, icyumba kibikwamo ibintu bijyanye n'ibyo kurya cyangwa se aho babika inkweto ndetse naho hari imyenda, maze bigatangira akazi kabyo. Ibinyenzi rero bikaba byorokera ahantu henshi, gusa aha tugiye kukubwira niho byorokera cyane kurenza ahandi. Aha mbere ni ahantu hari umwuka ukomoka ku bisigazwa by'ibiribwa, niyo mpamvu ibinyenzi uzasanga byorokeye ahantu ndetse cyane ku ruteranyirizo rw'ameza, ukabisanga mu gikoni, ukabisanga no mu bubiko bw'ahabikwa ibiryo ndetse n'imbuto, ndetse n'ahantu hose hashobora kuba hasigaye ibiribwa cyangwa se ibyagiye bitakara ku byo abantu babashije kugenda barya. Byorokera kandi ahantu hari umwuka ukomoka ku mwanda w'abantu nko mu bwiherero, akaba ari nayo mpamvu uzajya kubona ukabona ibinyenzi byinshi biguruka cyangwa se biri ku nkuta z'ubwiherero. Burya rero uramutse unabishoboye warangiza ukamurika mu mwobo wa tuwarete, ushobora kubona ibinyenzi byinshi byibereye mo hasi, ndetse akaba ari naho bishobora guterera amagi yabyo, byamara gukura bikabasha kuzamuka, noneho bikanyanyagira bikeneye kuba byashaka ahandi hantu heza harenze aho byari biri. Urabyumva rero impamvu bishobora gutera indwara kuba byava aho ngaho bigahita byaza mu gikoni, bikaza kwinywera nk'aya sosirari idapfundikiye cyangwa se n'ibindi biryo bishobora kurara bidapfundikiye. Urabyumva ko rero ari ibintu byoroshye cyane kuri byo kuba byatera indwara. Ahandi hantu bishobora kororokera ni ahantu hari umwuka ukomoka ku binyabuzima byapfuye. Uzasanga ibinyenzi byorokera ahantu haba ikinyabuzima cyapfuye, nka kumwe nk'uko ishobora gupfuka ijugunya mu kimoteri aho bajugunya imyanda. Iyo rero itariwe n'ibindi bisimba nk'imbwa cyangwa se injangwe ikahaborera, aha niho usanga harabaye indiri y'ibinyenzi. Dore noneho ibintu bidasanzwe kandi byihariye wamenya gusa bishobora kuba ku binyenzi. Ikinyenzi burya gishobora kuba icyumweru kidafite umutwe wacyo, bitewe n'icyo wakwita wenda systeme yacyo, no kuba kibasha guhumeka gikoresha utwobo dutoya cyane turi ku mubiri wacyo. Ntago ari ngombwa rero ko gikenera umutwe kugira ngo gikomeze kubaho, ahubwo byakomeza kuba igihe kinini cyane nyuma yo kuwutakaza. Gusa kuko umutwe ari w'ikinyenzi gikoresha kinywa amazi, nyuma yo gucika umutwe agashira icyumweru kubera kubura uko kinywa amazi, ibyo ngibyo birakigora cyane gukomeza kubaho maze kikicwa n'inyota. Gusa haramutse hari ubundi buryo gishobora kuba cyabona amazi anyuze mu mubiri wacyo atanyuze mu mutwe wacyo, rwose cyakomeza kubona igihe n'ikindi gihe kandi kirekire. Ikinyenzi gishobora gufunga umwuka wacyo iminota igera kuri 40 yose. Ushobora kuba rigeze kwinjira mu cyumba wumvaga ibinyenzi byinshi birimo biravuga, birimo birasakuza, ariko kandi washaka kubyica cyangwa kubisora ukabibura. Ushobora kuba ari utega amatwi ngo wumva ahantu biherereye ariko ugaheba. Impamvu ni uko ibino binyabuzima bigira ububasha butangaje bwo kuba cyabasha gufunga umwuka iminota 40 yose, ndetse uretse n'ibingibi no mu gihe wakijugunya mu mazi kikaba gishobora kwamara igice cy'isaha cyose kiri mu mazi kandi nta kibazo gifite. Ikinyenzi bindi wakimenyaho rero ni uko gikura kikaba kinini cyane mu gihe gitoya, dore ko kinini cyane kiba kimaze iminsi 30 kuzamura kandi cyarakuze kuri bukibona. Ikinyenzi kimaze umunsi umwe kivutse kiba kibasha kwirukanka cyane kugeza hafi kingana n'ababyeyi bacyo. Abana b'ibinyenzi bari benshi cyane ku buryo baba bari ku bwinshi bungana n'umukungugu. Ntabwo bihuta gusa, ahubwo kubongera ndetse no gukwirakwiza izindi ndwara ku bisimba, ndetse nk'ibi ngibi tuziho kuba byakwirakwiza indwara nyinshi kandi zitandukanye. Ibinyenzi buriya kandi barizwa mu bwoko bwinshi, harimo ibyo mu Budage no muri Amerika. Ibyo muri Amerika bikunze kwerekanwa cyane ko bikururwa n'inzoga, aho buno bwoko bw'ibinyenzi byanakunze kugaragara cyane byaguye mu nzoga. Nyabuzima rero bikaba bishobora kumara igihe kinini bidafite ibyo kuba byarya mu gihe kingana n'ukwezi. Ku binyenzi ibyo ntabwo ari ikintu gikomeye cyane kuko byabasha kubaho ukwezi kose nta biryo birimo kubona kandi bikabaho bitekanye. Gusa nubwo bimeze uko nguko ntabwo byamara icyumweru kimwe nta mazi bibonye.
Ibi rero niyo mpamvu ibinyenzi bikunze kuboneka ahantu hari ubuhehere cyangwa se hari amazi bigaragara. Ibinyenzi birihuta cyane kandi abahanga bavuga ko ubushobozi bwo kwirukanka bwabyo bukomeye aricyo kintu kimeze nko kiri mu budahangarwa bwo kubaho, kuko kibasha kwirinda ndetse no kwihuta mu gihe cyose gitewe n'umuntu cyangwa se giye kugirirwa nabi. Iki kinyabuzima rero kikaba cyakwirukanka metero 1 n'igice mu gihe cy'isegonda gusa. Inyenzi ni ibiryo byiza cyane by'ibindi bisimba, cyane cyane bizwi nk'ibitambara cyangwa se ibihore. Ni bimwe kandi mu bisimba bya carnivores, bisobanuye ko ibindi binyenzi byenzi byabyo bikaba bishobora kurya ibitoya ndetse bikarya ibiryo bisanzwe, bikarya kole, bikarya n'umwanda ndetse n'ibindi bigenzi byabyo biba byapfuye. Bivugwa yuko nubwo bino binyabuzima bigenzi byabyo ahanini bidaterwa n'inzara, aho biterwa no kuba byabaye byinshi ahantu ibinyembaraga rero bikaba bibasha kuba byarya ibinyantege nkeya kugira ngo bibashe kugabanuka, ubuzima bubashe gukomeza bwabyo. Ibinyenzi bikaba bishobora gutera asima ndetse n'izindi allergies z'ubuhumekero zitandukanye. Ishuri rikuru ry'Abanyamerika ryitwa ARI ryerekana ko ibice by'ibinyenzi ndetse ibice byabyo bimwe na bimwe byabyo ari ibintu bishobora gutera abantu baba ahantu bikunze kugaragara buno burwayi. Ibinyenzi bikaba bijyana poroteyine idasanzwe, ikaba ishobora gutera allergie ku bantu kunze kuba ahantu hari abantu bakunze kugira indwara z'ubuhumekero. Ibi byose rero bivugwa ku binyenzi byerekanwa kandi na siyanse. Bisobanuye ko ibinyenzi ari bimwe mu biremwa bishobora kumenyera ku isi ku buryo bworoshye cyane, bikaba n'impamvu kubirwanya ndetse no kubyirukana mu nzu ari kimwe mu bintu bigora umuntu wese ugerageje kubyirukana. Ibinyenzi ni ibintu bitinya abantu cyane, ariko kandi abantu ntago nabwo babifata nk'ibintu bisanzwe, cyane ko akenshi abatabitinya barabyanga kubera ukuntu biza mu nzu ari byinshi. Ibinyenzi abantu babyifashisha mu bushakashatsi butandukanye, bikaba ari na bimwe mu bikomoka mu bwoko bwa za insect bukoreshwa muri za labo. Ikindi gitangaje ni uko nubwo bifatwa nk'ibizira mu mico itandukanye, nyamara bino binyenzi biranaribwa ahantu henshi, mu gihe tuno dukoko dushobora gutwara za bagiteri ndetse na za virusi mu kwanduza abantu indwara. Nyamara ibihugu bimwe na bimwe nka Mexique ndetse na Thailand hakorwaho imitwe n'amaguru yabyo, ubundi bisigaye bikaba byatekwa kandi rwose bikaribwa. Ubushinwa naho ibinyenzi byamenyekanye cyane cyane ko byifashishwa mu buvuzi ndetse ibinyenzi birororwa cyane, dore ko no mu gihugu hose wasanga aho twakwita inzu zabyo byororerwamo, kuko byifashishwa mu gukorwamo imiti gakondo. Hari abantu kandi bagira uburwayi bwo gutinya ibinyenzi ku buryo aho kugira ngo akibone cyangwa se ahure nacyo, ahubwo yahura n'ikindi gisimba gikomeye cyane. Ni mu gihe kandi hari n'abantu babikunda cyane ku buryo bashobora kurwara uburwayi bwo kubyifuza ndetse biri ahantu hamwe ari byinshi. Niki wakora rero mu gihe ibinyenzi byateye mu nzu yawe kandi ukaba ukeneye kubyirukana? Uvanyemo ko bino binyenzi atari bimwe mu bifite igikundiro mu maso y'abantu, ahubwo ku rundi ruhande biniyongeraho ko byagutera uburwayi bishingiye ku byo twabonye haruguru, aho ibinyenzi byibera nko mu bisigazwa by'ibiryo, mu bwiherero, mu bisigazwa by'ibinyabuzima byapfuye. Duhita dusanga ko ibinyenzi byagutera uburwayi kandi rwose bunakomeye cyane. Tuno dukoko rero tuza mu rugo rwawe, tukaza mu gikoni cyawe, mu bwiherero ndetse n'ahandi hantu hose, birashoboka kandi rwose biranakunda kuba watwirukana. Bwa mbere reka tuvuge kuri boric acid. Ubu ni uburyo bwiza cyane kandi bworoshye ushobora gukoresha wica ibinyenzi mu nzu yawe. Icyo ukora urayigura yaba muri farumasi cyangwa se muri alimentation zimwe na zimwe, hanyuma ukayivanga n'isukari kugira ngo ukore ifu iri bukore byihuse. Binagushobokeye wafata imigati nayo ukayivanga n'iyi acide. Ino sukari rero n'imigati bizakura bya binyenzi, mu gihe boric acid izahita ibyica. Ni uburozi bwihuta cyane ku binyenzi, ndetse ikintu cyiza cyabwo ni uko yica ibinyenzi vuba cyane, dore ko bitanasaba ko buno burozi ibasha kuburya, ahubwo no kubuca hejuru byonyine byaba bihagije. Nk'uko twabibonye rero, kuba ibinyenzi bitya bigenzi byabyo nabyo bikaba bifasha muri buno burozi gukora, kuko icyaciye kuri buno burozi ikindi gishobora kukirya nako ako kanya nacyo kigahita gipfa. Ikintu rero ugomba kwibuka cyane ni uko ugomba kwirinda gukoresha ifu nyinshi ya buno burozi, kuko ibinyenzi bishobora kubimenya ubundi bikirinda kuhanyura cyangwa se bikirinda kubinywa, ugasanga wiyandurije inzu yawe ku busa. Nta mpungenge rero ku buzima bwawe kuri naside, kuko nta kitwara abantu cyangwa imbwa yawe, yica ibinyenzi gusa. Ikindi kigomba kurya rero mu kwirinda ibinyenzi
ni ukugerageza kumisha ahantu hose bikunze kurangwa, ukaba uretse gutosa inzu yawe kandi ugasohora amazi ntagume mu nzu yawe kugeza uno muti wihaye ukoze. Ikindi rwose irinde kubigaburira ahantu hose ushobora kuba uzi ko haba hari ibiryo ku mugaragaro mu nzu yawe. Ubike ibiryo byawe ahantu hafunze, cyane cyane ko ibinyenzi ibiryo bike cyane bibonye bihagije kuba byabitunga ndetse bikamara igihe kirekire. Ibyo rero bikaba bisobanuye ko niba ukunda gutakaza ibiryo ahantu hose mu nzu yawe cyangwa se bikunze kugaragara byakwandurije inzu, ibyo birumvikana ko n'ubundi bizakomeza kugenda bikurura ibindi binyenzi. Indimu nazo rero ni nziza cyane ko ushaka kurwanya ibinyenzi mu nzu yawe. Ushobora gufata indimu warangiza ukayisya cyangwa se ukayikamura ku buryo bwose bwatuma umwuka wayo usohoka. Ni bwiza kuri wowe ndetse no kubirwanya. Nyuma rero n'umuhumuro w'indimu nubwo ari nziza ku bantu, ariko nanone ni ikintu kibi cyane ku binyenzi ndetse bikunze kwihuta cyane byirukanka bidashaka kuguma aho no muhumuro w'indimu uri. Amazi arimo indimu ashyushye ntabwo arwanya bino bisimba gusa, ahubwo nayo akaba asukura ibintu byose, akicana za mikorobe za zindi zikomeye cyane mu nzu yawe. Aya mazi ukaba ushobora kuyanagurisha ameza, ukaba ushobora kuyogesha ibintu byinshi. Ibyo ngibyo bikaba bishobora gutuma rwose bino bisimba byirinda hano hantu aya mazi y'indimu yabashije kugaragara. Ibibabi by'inturusu nabyo icyo ukora urabifata ukabisya, warangiza ukabishyira ahantu haba hari ibinyenzi cyangwa se bishobora kunyura hose. Uno mwuka wabyo nawo ni mubi cyane kuri bino binyenzi, kuko ibigize bino bibabi ari uburozi ku binyenzi, kandi n'umwuka wabyo ntabwo ari inshuti nziza cyane yabyo. Vinegere nayo ni mbi cyane kuri byo kandi rwose byanga urunuka. Kimwe nk'indimu, kuba wafata vinegere cyangwa se n'indimu ukabishyira ahantu hagenda ibinyenzi, ibi ngibi bizafasha cyane uretse no gupfa ndetse no kubyirukana. Hazasigara isuku, kandi uzaba washyize ino vinegere n'amabagiteri cyangwa se amavirusi menshi aterwa nabyo azicwa n'ino vinegere. Isuku rero ni umuti wa nyuma, akaba n'uwa mbere mu kubirwanya. Nubwo nta wavuga ko bino bikoko biterwa n'umwanda, ariko nyamara biba bigoranye cyane yuko wabisanga ahantu hari isuku ihagije. Ibi rero birasobanura yuko isuku ariyo ntwaro ya mbere ihagije yo kuba warwanya cyangwa se ukaba wakwirinda bino binyenzi mu nzu yawe. Hanagura ameza yawe neza, amasahani atoze uyakure mu nzu kugeza yogeje. Wirinde gutosa inzu yawe mu gihe kitari ngombwa. Wirinde kandi kuba wajugunya ibiryo by'imbwa ahantu hose ubonye. Mu tubati twawe ujye utwitaho uhanagura cyane mu iteranyizo ryatwo. Ibi ngibi bikaba byazagufasha mu buryo bwose bushoboka kuba warwanya ibinyenzi mu nzu yawe kandi bigende mu buryo bwa burundu. Ngibyo rero ibyo wamenya kuri bino bisimba ndetse bikunze kugaragara ahantu henshi. Nkaba rero nsoje kino kiganiro mbashimira kubw'umwanya wafashe kugira ngo tubane muri kino kiganiro. Nkaba kandi nkwibutsa kuba rwose pe wagerageza kuri channel yacu ugakora like ndetse ukanasharinga n'ibiganiro byacu. Ni ukuri turabakunda kandi muri ab'ingenzi cyane, muri ab'agaciro kuba muduha umwanya mukadutega amatwi mukadukurikira 5 kuri 5. Ndabashimiye byimazeyo, murakoze cyane.